ubwiza bwe, ikinyiro cye, imiterere ye, ingendo ye bikurura benshi. Amazina ye nyakuri yitwa Alia Bhatt, umwongereza ukina filimi mu gihugu cy'Ubuhinde, kandi arakunzwe cyane, ahawe ibihembo byinshi by'umukinnyi mwiza w'umwaka, afite igihembo cy'igihugu ndetse n'ibihembo 6 bya Filmfare Award. Ni umwe mu bakinnyi bakina filimi bahembwa amafaranga menshi mu gihugu cy'Ubuhinde. Wibutse ko yicano yitwa Rukezo. Tukaba tukugezeho ibiganiro cyangwa ubuzima bw'abasitari bakunze muri filimi, ariko ntumenye ngo ni bantu ki. Niba wumva uri interested ko twajya tubana, kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo uko tuzajya dushyiraho ikiganiro ujye ukibona kandi ukibonere ku gihe. Iyi niyo nkunga we yonyine wadutera kugira ngo tubashe kuzamuka. Ubundi Alia Bhatt yavutse ku ya 15 Werurwe mwaka w'1993. Ni umukobwa w'umukinnyi wa filime wo mu Buhinde, Mahesh Bhatt, n'umukinnyi wa filime mu gihugu cy'Ubwongereza, Soni Rozowana. Papa wa Alia Bhatt akomoka ku bwoko bw'Abagujarat, naho nyina akomoka mu gace ka Kashmiri Pandi mu Budage hamwe n'Abongereza. Alia Bhatt afite ubwenegihugu bw'Abongereza. Alia Bhatt yize mu ishuri rya Jumabai Nurse. Uyu mukobwa ntago asanzwe kuko yakinnye filimi nyinshi zigiye zitandukanye kandi yagiye ahabwa ibihembo byinshi kandi igihe kinini. Igitangazamakuru gikomeye Time cyamuhaye igihembo cya Time 100 Impact Award mu mwaka wa 2022, maze bamushyira mu bantu 100 b'aba-influencer bakomeye ku isi. Alia Bhatt yatangiye gukina filimi mu mwaka wa 2012, akina filimi abenshi mwita iz'abatini cyangwa ingimbi ya Karan Johar, y'umunyeshuri w'umwaka, Student of the Year. Yagiye muri nomination yo gukina filimi ahanganye n'abakobwa barenga 500, maze atorwa na Johar, maze bamutegeka kugabanya ibiro, aho uyu mukobwa yakoze ibintu bidasanzwe. Ntago wabyumva ko mu mezi 3 yamaje kugabanya ibiro 16 mu mezi 3 gusa. Ntago bisanzwe, uyu mukobwa yari afite inyota. Yakinnye filimi ari umukobwa w'umwangavu ufite ubuhanga bugira uruhare mu mpande 3 z'urukundo. Anupama Chopra wo mu kinyamakuru Hindustan Times yavuze isano iri hagati y'imiterere ye n'uruhare rwa Kareena Kapoor muri Kabhi Khushi Kabhie Gham wa Johar. Uyu munyamakuru yakomeje avuga ko imikorere ye ari myiza ku bakobwa ari mu gihugu cy'Ubuhinde. Avuga ko uyu mukobwa akora cyane. Uwitwa Lisa Tasteling, umunyamakuru muri Hollywood, nawe avuga ko uno mukobwa adasanzwe. Alia Bhatt kubera ubuhanga bwe yakomeje no gukina filimi zigiye zitandukanye, aho yagiye gukinana filimi n'Abanyamerika, atangira kujya gukinira muri Hollywood bitewe n'impano n'umwana w'umukobwa yari yifitiye. Alia Bhatt yagukiniye filimi nyinshi zigiye zitandukanye. Reka tukubwire zimwe muri filimi nziza uyu mukobwa Alia Bhatt yagukiniye. Ushobora no kuba warayirebye ariko utari uzi ko amazina yari Alia Bhatt. Yagukiniye nka filimi yitwa Razi, agukiniye yitwa Highway, Gully Boy, Darling, State, The Bride of Baridiranath, Kapoor and Sons, Student of the Year, Brahmastra Part 1.
agukinira filime abenshi bakunze ikinanywe n'abasitari bagiye batandukanye mu gihugu cy'Ubuhinde. Triple R, iyi ni filimi bakinnye yacuruje amafaranga menshi atagira ingano muri kiriya gihugu cy'Ubuhinde. Mpamagara Gustave, wakoze kureba iki kiganiro. Niba wumva uri interested ko twajya tubana, icyo ngusaba ntabwo kigoye, reba ahantu handitse subscribe ukande na like kugira ngo iyi video ibashe kugera ku bantu benshi. Ciao ciao.